erekwa ndigumamo nditindamo ngiye kubona mbona undi mwana wambabaje amarira ndi mwiyerekwa numva aramanutse mbona umwana wavutse ariko avuka yagize ikibazo cy'impyiko ari umwana pe afite ikibazo cy'impyiko uyu mwana nabonaga ari mu byuma nabonaga impyiko imwe yarahushye guhuha sinzi nimba biri muriho murasenga ariko ntimusengere urubyaro muzabyara muriho murasenga ntimushinganisha urubyaro muzabyara muri kwita kubibanezeza niyo mpamvu muri kugera mu rugo ibyo mwasabye Imana ikabibaha ariko za ntege nkeya mwasize inyuma rwa ruhande rya dirishya mutafunze ibyo bintu nabigereranyije n'idirishya rya dirishya mutafunze niho Satani ari kunyura kugira ngo ababaze ubuzima bwanyu byatangiye ari umunezero w'urushako bikarangira bitabaye ari umunezero w'urushako inyereka umuntu ufite umwana uyu mwana ntahaguruka uyu mwana ntavuga uyu mwana ntiyicara agenda kururuka nk'uko inzoka ikururuka numva ngize agahinda numva ngize umubabaro bigeze ku rwego uyu mubyeyi atagishaka kwerekana uyu mwana mbese mu yandi magambo ubuzima bw'uyu mwana bwamubereye inshoberamahanga yaragiye kwa muganga biranga yatanze ubutunzi biranga ageze ku rwego ari hari bwira Imana yibwira ngo Mana basi mucyure Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza kugubwa neza cyane mu byo murimo byose n'udukurikiye atameze neza ndagira mubwire ko kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga turi kumwe n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi n'umuhanuzi w'Imana uraho neza mukozi w'Imana muraho neza Yesu nashimye Yesu ahimbazwe cyane ndabona mumeze neza Imana ikomeze kubagirira neza no gukomeza intambwe zanyu reka ngusabe kugira ngo usuhuze abadukurikiye aka kanya ndabasuhuje mu izina rya Yesu mbifurije umugisha w'Imana amazina yanjye ni yayandi ni Kamarade Pascal nishimiye kubana namwe Imana ibaha umugisha nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose nta kiruta iki ko Yesu ankunda nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ndakwiriye kandi iyo nyobye nkamushavuza ntareka kunkunda ntakwiriye kandi kinsubizaho Yesu ari cyane n'ukwibuka urukundo rwe nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ndakwiriye kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi kuko arankunda ndabizi neza nanjye ndamukunda ndamushima nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko
Yesu ankunda nubwo ndakwiriye nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru nzajya ndirimba iteka ryose nzajya mubaza ndirimba nti Yesu niki cyakunkundishije nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ndakwiriye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu Kristo kugira ngo acunguze urupfu rubi cyane, kuko arankunda ndabizi nanjye ndamushima ibihe byose. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana mu izina rya Yesu, uwera wa Isiraheli, Imana igikora, Imana igihindura, Imana igikiza, Imana igitabara, Imana itagidusiga, Imana itagidutererana, Imana igitanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, Imana idukurikirana umunsi ku wundi. Twongeye kugushima, tuguhaye icyubahiro, nuhimbazwe, nushyirwe hejuru. Imbaraga zawe zikomeze ziganze, zikora imirimo n'ibitangaza. Nongeye kukwinginga kugira ngo uyu mwanya wongere bururukubane natwe. Mwuka wawe wera yongera agaragare, Mwuka wawe wera akomeza akorane natwe. Kandi ndasenze sengera buri wese mwami ubu butumwa buzageraho, buri wese ubu butumwa uri bubwumve. Reka habwe umugisha n'Imana, imbaraga z'Imana zigende zikore, imbaraga z'Imana zigende zihindure. Nkomeje gusenya imigambi y'abadayimoni, nkomeje gusenya gukora kwa Satani, kugira ngo ukuboko kwawe gukomeze gukora imirimo n'ibitangaza. Ngaho rero urakoze, tuguhaye ikaze kugira ngo uyu mwanya wiyoborere muri byose mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Nk'uko bisanzwe uduhamagara ari uko ufite icyo Imana yagutumye cyangwa se yakubwiye. Uko bimeze niko biri. Reka tukwakire. Imana iguha umugisha. Nongeye gushima Imana inyemereye kongera kubana n'ubwoko bwayo. Uyu munsi mfite iyerekwa Imana yampaye, ritangiye ribabaje ariko rirangira rifite ibyishimo kuko habonetse igisubizo. Burya ikintu kibabaza umuntu werekwa niko yerekwa ibintu akabibona ariko ntihaboneke umuti. Icyo gihe kigeze kuba ku bana b'abahanuzi, kigeze kugera ku gihe cy'abana b'abahanuzi barerekwa bafite iyerekwa rityaye ku gihe cya Eliya na Elisa. Babwira Elisa, baramubwira ngo Elisa, twari gusenga twerekwa shobuja ari bugukurweho, ariko ntibamuhereza igisubizo cy'icagomba gukora. Elisa arababwira ngo nimuceceke, ndabizi nanjye naramukunze cyane kandi ndanamwishimira. Ntibabonye ikiri bukurikireho, bo iyerekwa ryabo ryagarukiye hafi. Rero shimye Imana kubw'uyu munsi kiyerekwa Imana yampaye ritagarukiye hafi, ahubwo habonetse n'umuti waryo. Habonetse n'umuti waryo niyerekwa Imana yampaye. Ariko reka dusome iri jambo ry'Imana. Byose ni ijambo, ibidafite ijambo ntago mbyemera, kuko twabayeho kubw'ijambo ry'Imana, ibyabayeho byose biriho kubw'ijambo ry'Imana. N'iby'Imana ikora ibikora kubw'ijambo ryayo. Nimunyemerere dukingure Bibiliya zacu, dusome ijambo ry'Imana dusanga mu muhanuzi mukuru Yesaya, ni ibice 48 umurongo waho wa 11 tugeze kuri 12. Yesaya ibice 48 umurongo waho wa 11 tugeze kuri 12. Biblia iratubwiye ngo kubwanjye nzabyikorera. Iri jambo ryanejeje. Reka mbaze subire mwaha hantu mwene data. Kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Haleluya. Nyumva Yakobo na Isiraheli nahamagaye, ndiwe
ndi uwa mbere ndi n'uw'imperuka, izina ry'Imana yacu nirishimwe. Aya ni amagambo Imana yabwiye Yesaya, iyamubwira imutumye ku Bisiraheli, imubwiye ku gakiza ije guha Abisiraheli. Reka nkubwire ngo mwene data, agakiza karimo uburyo bwose, agakiza karimo uburyo bwinshi. Hari agakiza Yesu yaduhaye ko kudukiza ibyaha, ariko ako gakiza ntabwo kagarukiye aho. Ari ikintu abantu batarasobanukirwa. Ntabwo Yesu yaje kudukura mu ngoyi y'ibyaha gusa, ahubwo yaje no kudukura mu ngoyi y'umuruho, yaje no kudukura mu ngoyi y'uburwayi, yaje no kudukura mu ngoyi y'umubabaro, kuko ibyaha bitera umubabaro, ibyaha bitera kuba mu ngoyi y'ikintu. Murabizi kuntu abantu baruhaga biruka ku numa z'intungura, birirwa batanga ibitambo nabyo bitari bikureho ibyaha, ahubwo biri butwikira ibyaha. Nubwo ibyaha byabaga bitwikiriwe, ariko ku gihe runaka igitwikiriwe kiratwikururwa. Ariko Yesu iyo kaheka, Yesu arangije abona uwo muruho turimo, abona ko abantu bo mu isi tubabaye, abona ko abantu bari mu isi tugowe, abona ko abantu bo mu isi nta gisubizo turiho turabona, yemera kuza kuba incungu y'ibyaha byacu. Ariko iyo ncungu y'ibyaha ndamushima ko itagarukiye aho ngaho, yanabaye incungu y'umubabaro. Haleluya. Ubu nta bantu bakibabara kubw'incungu ya Yesu, nta bantu bakiri mu ruho kubw'amaraso ya Yesu. Aya maraso ya Yesu yatumye abatari kubonana babonana, kubw'amaraso ya Yesu yatumye tugirirwa imbabazi z'ibyaha n'ibibazo. Ibyo byose ndabishimira Imana. Iri jambo dusomye ni ijambo Yesaya yarari harahanura, abwira iri teraniro ry'abantu, arababwira ngo Imana ibazaniye umukiro, Imana ibazaniye agakiza, Imana ije kubakuramwo umubabaro, Imana ije kubakuraho umuruho, Imana ije ababwira ibintu byinshi. Ndibwira ko iri jambo yarivuze ariko abona imitima y'abantu itabyizeye. Hari ukuntu ubwira abantu ikintu ariko kuko babona nta ruhari bagifitemo bakumva bitakunda. Reka nkubwire mwene data, papa wowe uriho uranyumva, mama wowe uriho uranyumva, mushiki wanjye uriho uranyumva, yewe mwene data uriho uranyumva, mukuru wanjye cyangwa se murumuna wanjye, reka nkubwire ngo burya n'ibintu utagiramo uruhare Imana yabikora. Abantu bamenyereye ko kwa Satani hari umuruho. Satani ntabwo yagira icyo agukorera utafite icyo wakoze. Hari icyo ubanza gukora kugira ngo agire icyo agukorera. Reka nkubwire ngo ku Mana ntabwo ariko bimeze. Kwa Yesu nta kiguzi, kwa Yesu nta kiguzi. Imana y'amahoro itugirire neza. Kwa Yesu nta kiguzi. Haleluya. Hari umuririmbyi nkunda, umuririmbyi wa 74 mu ndirimbo z'agakiza, ku gitero cya nyuma yavuze amagambo ndayakunda, aya magambo aranezeza. Aravuga ngo mbese ni ikiguzi kitwatanga. Haleluya. Kwinjira muri uwo murwa mwiza. Hepfo avuga amagambo akomera, avuga ngo nta kiguzi na kimwe twatanga, Yesu yishyuriye igorogota. Haleluya. Nta kiguzi ku Mana iracyakora. Yesaya abonye ko abantu batari kubyizera, abonye ko abantu bagihangayitse, abonye ko abantu haleluya batariho bumva ko ibyo bintu biturutse ku Mana, batangiye gushaka inzira bizanyuramo, batangiye gushaka kugira ngo bamenye aho bizaturuka. Niko kuvuga iri jambo, aravuga ngo ku bwanjye, Imana iramubwira ngo babwire ngo ku bwanjye nzabyikorera. Haleluya. Ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Imana yacu nidutabare. Mwene data, reka nkubwire ikintu Imana yantumye ku buzima bwawe. Reka nkubwire ngo humura, hari ibintu Imana ije gukora utabigizemo uruhare. Abantu muri iyi minsi bafite umuruho, abantu muri iyi minsi bafite umubabaro, abantu muri iyi minsi bari guteraganwa hirya no hino, abantu muri iyi minsi amakuba yabaye menshi. Ariko reka nkubwire ngo kubw'Imana izabyikorera, izabikora nta kiguzi gusabye, izabikora ntacyo utanze, kuko dufite Imana ishoboye byose, dufite Imana itagira ikiyinanira. Imana y'amahoro nitugirire neza. Kubwanjye nzabyikorera, nta tuma izina ryanjye ritukwa. Umwami w'amahoro nashyirwe hejuru. 12 hatubwiye ngo nyumva Yakobo na Isiraheli nahamagaye ndiwe.
ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Yakobo wabwirwaga mu gihe cya none ni wowe. Isirayeli uriho ubwirwa mu gihe cya none ni wowe. Uko Imana yahoze n'uyu munsi ni kuri. Dufite Imana itagihindurwa n'iminsi, dufite Imana itagihindurwa n'ibihe. Reka icyo nyikundira ni kimwe, aho waburiye igisubizo yo iba ifite igisubizo, aho waburiye inzira iyi Imana iba ifite inzira, aho waburiye ubutabazi reka nkubwire ngo ku Mana hari ubutabazi. Imana yambwiye ibintu bikomeye, ariko nongere mbisubiremo, ndashima Imana ko habonetse igisubizo cyabyo. Aho byari bumbabaze ni kimwe nuko hatari buboneka igisubizo cyabyo, ariko igisubizo ku Mana kirahari. Abantu bamenyereye gusenga, bagasengera ingo, bagasenga bakabwira Imana, akabwira ngo dukeneye urugo rumeze gutya, uzaduha umugabo uteye uku, uzampa umugore uteye uku, uzakora ibi ngibi, azaba afite ibi n'ibi. N'abantu basigaye banatinyuka bakavanga agomba kuba yarize, agomba kuba yafite inzu, agomba kuba afite imodoka, agomba kuba ari iboga. Ibyo byose mukabishyiramo, ariko mureke mbabwire, hari Satani uri guca ruhinga abantu inyuma bitewe n'icyo batasengeye. Muriho murasenga ariko ntimusengere urubyaro muzabyara. Muriho murasenga ntimushinganisha urubyaro muzabyara. Muri kwita kubibanezeza, niyo mpamvu muri kugera mu rugo ibyo mwasabye Imana ikabibaha, ariko za ntege nkeya mwasize inyuma, rwa ruhande rya dirishya mutafunze. Ibyo bintu nabigereranyije n'idirishya, rya dirishya mutafunze niho Satani ari kunyura kugira ngo ababaze ubuzima bwanyu. Ibyatangiye ari umunezero w'urushako bikarangira bitabaye ari umunezero w'urushako, ariko bikahora mu marira, bigahora mu gusiragira. Ibi bintu nabibonye gute? Nabonye hari abantu bafite abana, wowe uriho uranyumva, reka nkubwire ngo umwana, umuntu nkabona aramufite, ariko umwana akaza afite ingingo zituzuye. Uje afite ingingo zituzuye akaza ingingo zimwe na zimwe zidakora. Mbese reka mbivuge mu Kinyarwanda uko tubivuga, akavuka abana n'ubumuga, cyangwa se akavuka ari wa wundi twita ikidebire, wa wundi udakwije ingingo zose, wa wundi ufite uruhande rumwe rudakwiye. Imana y'amahoro inyereka abantu benshi bari gusiragira, inyereka abantu benshi bari kwirukanka babuze igisubizo, inyereka abantu benshi bari kwirukanka, bamwe bakajya kwa muganga, bakajya kugoroza amaguru, bakabana bakabashyiraho amasima, abaguze inkweto zo kugorora, byose biri kwanga. Imana yambwiye ngo nibambwire ngo ni imyuka mibi yateye abana banyu, ni imyuka mibi yateye abana banyu. Hari imbaraga z'inkomoko, hari imbaraga z'imiryango. Nagiye kubona mbona hari imyuka mibi yo mu bisekuru, imyuka mibi yo yaho tuvuka, imyuka mibi yaho dukomoka. Ngiye kubona mbona yabuze ikiri kugenda ifata, iri kugenda ifata abo bana, ikagenda ibataka ku buryo nanabonye ibintu birambabaza. Mbona hari abantu bafite umuruho, abana babo bari kwiga, abana babo bari bafite ubuzima bwiza, ariko bafashwe n'indwara imeze nk'ahari y'igicuri. Imyuka mibi iri kubakubita hasi, imyuka mibi yadukiriye abana mu buryo bukomeye. Imana y'amahoro irambwira ngo nisengere abantu bafite icyo kibazo, nisengere abantu bafite mwene izo ngorane. Abenshi ntibari gutinya kujya mu bapfumu, abapfumu babamazeho ibyabo, abapfumu babamazeho ubutunzi, bababwira ngo ibi twabishobora, ariko nabyo byanze. Ariko reka nkubwire mwene data, ibyo ngibyo Imana irahari kugira ngo igukureho uwo muruho. Imana irahari kugira ngo ikurwanire urwo rugamba. Imana irahari kugira ngo ikurwanire izo ntambara. Imana y'amahoro inyereka umuntu ufite umwana, uyu mwana ntahaguruka, uyu mwana ntavuga, uyu mwana ntiyicara, agenda kururuka nk'uko inzoka ikururuka. Numva ngize agahinda, numva ngize umubabaro, bigeze ku rwego uyu mubyeyi atagishaka kwerekana uyu mwana. Mbese mu yandi magambo, ubuzima bw'uyu mwana bwamubereye inshoberamahanga. Yaragiye kwa muganga biranga, yatanze ubutunzi biranga, ageze ku rwego ari haribwira Imana, yibwira ngo Mana basi mucyure. Uwari umwana yatangiye kuba ikibazo, mu rugo byazanye amahane,
mu rugo byazanye intonganye, mbese we n'umugabo ntibari guhuriza kuri iki kintu, umwe ari kwita undi nawe akamwe, gutyo hajeho amacakubiri. ariko uva igisubizo Imana iguhaye, humura, Imana hari ikije gukora. Humura, hari ubutabazi Imana izanye. Humura, hari igisubizo Imana izanye. Imana y'amahoro nitugirire neza. Nakubwiye ngo mfite iyerekwa ryambabaje, ariko umwanya umwe riranezeza. Ni iki cyatumye rinezeza? Ni ukubera ko hari igisubizo Imana yazanye. Nakubwiye ku nkuru z'abana b'abahanuzi. Abana b'abahanuzi babona iyerekwa, ariko ntibabone ko bizarangira. Ngewe rero shimye Imana ko yari izanye ryose. Imana y'amahoro yambwiye ngo izanye umuti wo gukiza. Amen. Imana y'amahoro yambwiye ngo izanye umuti wo kuvura. Imana y'amahoro yambwiye ngo yazanye umuti wo gukora. Niyo mpamvu yampaye iri jambo rivuga ngo wishidikanya, ku bwayo izabyikorera. Nta kiguzi gusabye. Iki gusabye ni kimwe, yizere. Iki gusabye ni kimwe, hagarara wumve ko iyi Imana ishoboye byananiye abantu. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo ibinaniye abadogiteri runaka, Imana irabishoboye. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo ibyo abantu baburiye igisubizo, Imana ibifitiye igisubizo. Imana y'amahoro nitunezeze. Iyi Imana y'amahoro nitugirire neza. Iryo yerekwa ndigumamo nditindamo. Ngiye kubona mbona undi mwana wambabaje, amarira ari mwiyerekwa numva aramanutse. Mbona umwana wavutse, ariko avuka yagize ikibazo cy'impyiko. Ari umwana pe, afite ikibazo cy'impyiko. Uyu mwana nabonaga ari mu byuma, nabonaga impyiko imwe yarahushye. Guhuha sinzi nimba biri kumvikana n'ikinyarwanda. Imana y'amahoro irambwira ngo ninkubwire wa mubyeyi we, amarira ni menshi, nturara ku gitanda, urara hasi usenga winginga Imana. Imana y'amahoro yambwiye ngo ninkubwire ngo uwo mwana mukuye muri ibyo bitaro. Haleluya. Uwo mwana muhaye ubuzima, izanye igitangaza, izanye umuti mu buryo udakeka. Iyo mpyiko ije gutuma ibaho. Niko Imana yavuganye nanjye. Haleluya. Imana y'amahoro ije kubyikorera nk'uko ijambo ritubwiye. Ku bwayo izabyikorera, nta cyatuma izina ryayo ritukwa. Niko Imana yavuganye nanjye. Tuza umutima, ahubwo uhagarare mu mbaraga zo gusenga. Ukomeze winginga Imana, uyibwire ngo Mana ndagushimye ko wumvishe gusenga kwanjye. Ikindi kintu Imana yambwiye, ndi kuyerekwa ry'abana. Kandi nshimye Imana, iri yerekwa nigeze kongera kuritambutsa, ariko sinaritambutsa muri ubu buryo. Imana yigeze kumbwira ngo nimbwire abantu bafite abana babasengere. Abana bari ku mashuri, abiga babayo, abajya ku mashuri, kuko impfu nyinshi zigiye kuboneka mu bana. Icyo gihe ndabyibuka, hari bisi yatwaraga abana muri za Cyangugu, yarahirimye, abana benshi babura ubuzima. Za Nyamasheke abenshi barakomereka, ababyeyi benshi barampamagaye, ariko twagize gusenga, turizera ko hari icyo Uwiteka ari kugenda akora kubw'imbaraga z'Imana. Uyu munsi rero Imana yongeye kungarurira iyerekwa. Ndabwo ibingibi ari urupfu rutunguranye nk'uko nabibonye ubushize. Ibingibi n'abana Satani yafashe, abafatisha kubateza ubwo burwayi, abafatisha kubateza iyo myuka yo kugira ngo ingingo zabo zibeho zifite ikibazo. Ikindi cyongeyeho, abantu bafite abana babo batavuga. Nagiye kubona mbona hari umwana ufite ururimi rwabaye runini. Ururimi ruragenda ruruzurirana mu kanwa pe. Ururimi mbese iyo ndwara yabaye amayoberane, ariko umva igisubizo ku Mana kirahari. Umva igisubizo ku Mana kirahari. Mwene data, ntabwo njya mvuga Imana itavuze. Ntabwo nje ahangaha kugira ngo nkwake indamu. Hoya, ahubwo nje ahangaha kugira ngo dufatanye gusenga. Nta cyananiye isengesho, nta cyananiye Imana mu gihe cyashyizweho. Reka nkubwire ngo birashoboka ko uyu mutwaro wawikoreraga wenyine, ariko mpamagara dufatanye kwikorera uyu mutwaro, kuko nabonye hari ubutabazi Imana izanye, nabonye hari igisubizo Imana izanye. Ikindi kintu nkiri muri iryo yerekwa, nabonye hari umudamu, Mana we, ibi byo byambabaje. Umudamu atwara inda zivamo, mbese apfa kumva ko yagezemo,
apfa kumva ko yinjiye gusa inda ye igahita kivamo. Nagiye kubona mbona hari imyuka mibi iri mu nda yawe. Nabonye ari ikiyoka kinini, mbona ni ikiyoka cyasamye, uko igira igiyemo cya kiyoka gihita ko gifata ryajya. Hari imbaraga zije kugukiza. Icyo kiyoka Imana ije kugikura mu buzima bwawe. Amen. Icyo kiyoka Imana nawe uje guheka. Nawe uje guheka. Ikimenyetso Imana yampaye, uyu muntu afite umwana umwe gusa, nta wundi. Yaragerageje ibindi byaranze, ariko kumvira itangazo mwene data, Imana yambwiye ngo humura, hari igisubizo izanye ku buzima bwawe. Amen. Humura, hari ubutabazi Imana izanye ku buzima bwawe. Humura, hari imbaraga zo kunesha Imana izanye ku buzima bwawe. Iyi Imana y'amahoro irahari. Umva Yakobo, nawe Isiraheli, ni Imana. Iri jambo Imana yaribwiye Mose igihe Mose yabazaga Imana, arayibwira ngo mbese kuntumye ku Bisiraheli, nibambaza ngo urinde nzavuga kurinde. Imana iramubwira ngo genda ubabwire ngo nduwo ndiwe, ndi Imana yabasogokuruza babo. Haleluya. Naha ngaha Imana irisubiyemo, iravuga ngo yewe Yakobo nawe Isiraheli, ndiwe nduwa mbere nkaba n'uw'imperuka. Nduwa mbere nkaba nta wayibanjirize nta nuzayiheruka. Imana iraha ngaha izanye igisubizo ku buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Kandi mwene data nshuti z'umusaraba, iyi Imana ije kukugirira neza. Imana yambwiye ngo sengera undi mwana, nabonaga ari akana k'agakobwa. Aka kana kagize ikibazo cy'amara. Imana y'amahoro yambwiye ngo bari bagiye kukabaga kakagwa mu byuma, ariko Imana izanye ubutabazi. Imana izanye igisubizo. Imana izanye gukiza, kuko niko Imana yavuganye nanjye. Ndakwibutsa ko twasomye ijambo Imana yampaye riri aha ngaha muri Yesaya ibice 28 umurongo waho wa 11, aho biriya tubwiye ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Iri jambo ryo narihawe gute? Narihawe mu gihe narindi kwibaza ikigomba gukorwa. Narihawe mu gihe narindi kwibaza aho ubutabazi bugomba kuva. Narihawe mu gihe narindi kwibaza aho igisubizo kigomba guturuka. Imana y'amahoro irambwira ngo dore nguhaye ububasha, dore nguhaye ubushobozi bwo gusengera mwene uyu muntu ufite uyu mwana ufite iki kibazo, mwene uyu muntu ufite uyu mwana ufite izi ngorane. Mgiye kubona numva mu mutima wanjye ni nk'umuntu turi kuvugana, arambwira ngo kandi ntugire gushidikanya, kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Mwene data reka nkubwire ngo ntabwo Imana ikora imirimo bitewe n'ubushobozi ufite bw'ibifatika. Imana ikora imirimo bitewe no kwizera ufite. Kwizera kwawe gufatanye no kwizera kwanjye, reka nkubwire ngo hari imisozi Imana ije gukora ku buzima bwacu. Hari igisubizo Imana ije gutanga, hari intambara Imana ije kurwanya. Kandi mwene data nshuti z'umusaraba, ayi Imana y'amahoro itugirire neza, Imana y'amahoro iturengere. Reka nkubwire ngo iyi Imana ije gukora ibifatika ku buzima bwawe. Ntago nakubwira byinshi byo kugusobanurira, ahubwo nakubwiraga iyereko Imana yampaye, nkubwira ngo tuze umutima, humura igisubizo cyabonetse. Imana y'amahoro itugirire neza. Mukozi w'Imana, hari ikibazo wari wambwiye ngo uraza kumbaza. Urakoze cyane iyerekwa ryiza utambukije, buriya njye mba nabikurikiye kandi nkabikurura cyane. Yego, nkabyumva. Ni iki umuntu yakora kugira ngo ashobore kubyara neza, cyane cyane ko tugeze mu mpera z'umwaka? Yego, ni amezi atabari meza, ni amezi atabari meza cyane. Satani arahaguruka rwose, ariko nk'ubyumvise, inama ya mbere wamuha yakora ni iyihe? Inama ya mbere nabivuzeho ngitangira muri iri yerekwa. Abantu bari kwita gusengera ibigaragara, ntibite gusengera ejo hazaza. Mbese nimba usengeye urugo, ese kuko nasomye ijambo rirambwira ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose amutega ikindi gihe. Kuki udasaba no kugira ngo usabe n'urubyaro uzabyara? Imana iririnde. Isubize gute nimba uzabyara? Cyangwa subize gute nimba uzabyara? Rero abantu igisubizo nta kindi, uko bari gusengera ibindi bifatika, nibasengere n'ibindi batarabona.
bige kwinginga Imana, bayihendahende, babwire Imana, bayibwira ngo nubwo uru rugo ruzaba rumeze ariko tuzarugirire mwaya mahoro, tuzarubyariremo, tuzuzukurizemo, tuzagiremo ubuzima bwiza. Kuko reka nkubwire mukozi w'Imana, aho iki kibazo kiri nta mahoro ahaboneka. Bose batangira kwitana ba mwana, bamwe ati wacu turasenga, abana ati reka da, ntabwo muramenya aho izo mbaraga zituruka. Ariko Imana y'amahoro yambwiye ngo n'imbaraga z'igisekuru, n'imbaraga z'imiryango ziri kuza gutuma abana bacu bagira mwene izo ngorane. Imana iguha umugisha. Ndizera neza ko y'Imana yeretse umuntu ikintu iba yanamuhaye n'imbaraga zo guhangana na cyane. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero ya telefone, kuko hari abantu bakwifuza kuguhamagara ngo bafashe gusenga, yego, bakaba bakubura. Hari n'abandi baba bazi kwisengera, yego, ariko abantu benshi basobanukiwe neza ko ntawe ujugunya mu kidendezi. Oya, buri wese agira umunagamo. Ni 0780 89 690. Ndayisubiramo 0780 89 690. Iyo nimero iri no kuri WhatsApp. Imana y'amahoro ibahereza umugisha, kandi Imana y'amahoro ikindi nabasabira ni mwihangane, Imana ije gutanga igisubizo kizima. Shalom. Urakoze cyane, reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu, Imana yumva gusenga, Imana igira neza. Wambwiye ngo ninze ntambutse iriyerekwa kuko hari icyo witeguye gukora. Ndagushimye ko hari icyo uje gukora. Ndagushimye ko hari ubundi buzima bushya uje guhereza abana bacu. Msengeye n'abandi batwite kugira ngo izi ngorane zabaye ku bandi, Mana, nabo ntizizababeho. Ubahereze kubyara abana bazima, ubahereze kubyara abana bujije ingingo, ubahereze kubyara abana batari ibidebire, ubahereze guheka bagashyira mugongo kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Ngaho rero nsabye bikeya kubera ko ibyinshi ubikorera kwibahisha, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane we wari udukurikiye ukabana natwe. Nimba utarakora subscribe, ukora subscribe kandi usharinge iyo nimero, nayo uyizigame kugira ngo umukozi w'Imana agufashe gusenga. Yesu abaho umugisha. Shalom.